For one to be good at English, there are many things to be combined. Among those things that everybody should know include the family relationships or the family members. You cannot claim to be good at English when you are not good at these members of the family. When you talk of family relationships, it's something big which everybody who is learning English is supposed to know. That's why in this video, I want us to talk about this. Kuba uri kwiga icyongereza cyangwa kuba ushaka kongera ubumenyi bwawe mu cyongereza ni ibintu byinshi dukunda kubiganiraho kuri ino channel muri ino class mu buzima bwa buri munsi, ariko nshaka ko muri rino somo buri muntu wese aza kumenya amasano. Hari n'abajya gora mu Kinyarwanda. Ndashaka yuko rino somo riza kurangira utaki confusinga, hari ibintu bitakikunanira mu cyongereza. Ayo yose ni amasano ushobora kubona asa naho ari challenging, ariko ndaza kubisobanura mu buryo buri wese ashobora kubyumva kandi bimworoheye. Actually, I've written this, the members of the family. Members of the family ni abagize umuryango. Members of the family. Wenda abantu baraza kutubwira niba hari byo tutongereho bya bindi bya kure, which is not so very necessary, ariko wenda twazabivugaho next time. Members of the family, members of the family, abagize umuryango. Actually, kugira ngo tuze kubyumva neza, reka duhere hano kuri you, wowe. Duhere hano kuri wowe, wowe, you, ushobora kuba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa. Hanyuma wowe ufite mother, ufite mama wawe, umubyeyi wawe w'umugore, this is your mother, mama wawe. Ukagira na papa wawe, so mu Kinyarwanda. So rero mu Cyongereza is called your father, father. Aba babyeyi bawe rero nabo bafite abababyaye. Umubyeyi wa mama wawe, the parents of your mother, ababyeyi ba mama wawe, umubyeyi wa mubyeyi w'umugabo ni grandfather, ubwo ni sogokuru wawe muri make, sogokuru wawe, grandfather. Hanyuma umubyeyi w'umugore wabyaye mama wawe nawe akaba grandmother. And the same is for your father. Nanone naba ni basogokuru wawe na nyogokuru wawe mu Kinyarwanda, yaba ari ababyeyi babyaye papa wawe, umubyeyi w'umugore w'umugabo ubyara papa wawe nawe ni grandfather, sogokuru wawe. Hanyuma umubyeyi w'umugore ubyara so cyangwa papa wawe, mu Kinyarwanda cyiza ni so, araba tabyumva neza ariko this is your grandfather, sogokuru wawe. Hanyuma nyogokuru wawe, just in simple terms. Grandmother, nyogokuru, grandfather, sogokuru. Aba rero bose mu Cyongereza bafite izina ryabo. Sinzi niba mu Kinyarwanda bafite izina ryabo ryihariye, ariko in English we call them grandparents. Grandparents. Sogokuru na nyogokuru, uvuze grandparents mu Cyongereza ni aba babyeyi ba sogokuru na nyogokuru, ababyeyi babyara ababyeyi bawe. So this is your mother's father or your father's father. Umupapa wa mama wawe cyangwa umupapa wa papa wawe. Now, this is your mother's mother or your father's mother. Mama wa papa wawe cyangwa mama wa mama wawe. Banyogokuru. Mu Cyongereza rero iyo tubateranyije they are called grandparents. Bose hamwe tubitaba grandparents. Aba babyeyi ngira ngo kugeza aha ngaha turi kubyumvikana. Abatekerezaga yuko ari ibintu bigoye, please chill, it's not difficult. Ariko mbere yuko dukomeza, ngira ngo abantu barabyibuka yuko twiga icyongereza buri munsi. Abantu bashaka kwiga icyongereza online utarinze kuva aho uri, mutwandikire kuri izo nimero mubona kuri screen. Mutwandikire, tuba dufite sessions zo kwigisha icyongereza, ama classes ya buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Abantu ariko bashaka nabo kwiga muri weekend, hari abantu boguka muri weekend, namwe mujye mutwandikira mwige icyongereza muri weekend. Levels zose, abatangizi, abari hagati, abari advanced bashaka kwihugura, turabigisha. Dufite abarimu bari professional. Inzozi zawe rero zo kumenya icyongereza tuzigira impamo. Mutwandikire, ntabwo ari ngombwa ngo uva ahantu uri rwose. Abantu bari muri za US, bari muri Canada, Africa, Australia, ahantu hose waba uri, turakwigisha kugeza uvuze icyongereza with confidence. Ibyo reka tube tubiretse. Twari turangije ba grandparents. I believe we together so far.
ndizera ko hano turi kumwe. Aba babyeyi rero babyaye ababyeyi bawe nawe bakakubyara, bashobora kuba twimagine ko batabyaye ababyeyi bawe gusa. Ntabwo babyaye ababyeyi bawe gusa, birashoboka yuko ushobora kuba uvuka wenyine, reka tubifatira muri sanse nyine iri wide. Hanyuma aba babyeyi babyaye umuntu wundi uvukana na mama wawe w'umugabo. Mu Kinyarwanda umugabo uvukana na mama wawe aba ari nyokorome. Nyokorome mu Cyongereza ni uncle. Umuvandimwe wa mama wawe w'umugabo twita akaba ari nyokorome, wiruka umuvuga mu Kinyarwanda ni marume, ni uncle. Hanyuma umuvandimwe wa mama wawe w'umugore ni auntie, ubwo aba ari nyoko wanyu mu Kinyarwanda. Mu Cyongereza rero nyoko wanyu na nyogosenge byose ni kimwe, ni auntie. Umugore uvukana na papa wawe cyangwa na so n'umugore uvukana na mama wawe bose ni ba auntie. Ni kimwe n'umugabo uvukana na so, ubwo ni so wanyu, ni uncle. Nanone umugabo uvukana na mama wawe nawe ni uncle, nyokorome. Uncle hano ngira ngo ndumva bitari confusing. Nyokorome ni uncle, so wanyu ni uncle. Hanyuma nyoko wanyu na nyogosenge mu Cyongereza bose ni ba auntie. This is it. Aba ni abavandimwe bavukana, ushobora kuba bavukana na mama wawe cyangwa na papa wawe. Now reka tugaruke hano. Wowe nawe hano ufite umuvandimwe w'umugore. Wowe ushobora kuba uri umuhungu. Niba uri kureba irino somo ushobora kuba uri umuhungu. Umukobwa muvukana exactly ni sister wawe. Ngira ngo turabizi cyane, this is your sister. Ariko niba uri n'umukobwa mu Cyongereza byose ni kimwe, ni sister. Ashobora kuba ari murumuna wawe niba uri umukobwa, cyangwa ari mukuru wawe, ni sister. Hano mushiki wawe niba uri umuhungu, mushiki wawe ni sister. Ariko nanone umuvandimwe wari we wese w'umuhungu w'igitsina gabo ni brother. Waba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa, umuntu wese muvukana w'igitsina gabo ni brother. Niba uri umuhungu ubwo brother wawe ari murumuna wawe cyangwa ari mukuru wawe. Niba uri umukobwa brother wawe mu Kinyarwanda ubwo ni musaza wawe, brother. Ndatekereza kugeza hano bicyoroshye cyane. Now aha niho rero nshaka ko dupaying attention, bishobora kuba bigiye gutangira gukomeramo gake, ariko it's not difficult. Nanone hano auntie wawe, ngira ngo auntie turamwibuka, ubwo ni nyogosenge cyangwa mama wanyu. Hanyuma rero dutekereze yuko auntie wawe, ngira ngo auntie turamwibuka, ubwo ni nyogosenge cyangwa mama wanyu, nyoko wanyu ashatse umugabo. Uwo mugabo mu Cyongereza automatically nawe ahita aba uncle wawe. Umugabo wa nyogosenge cyangwa wa mama wanyu nawe ni uncle. Muri kubibona, auntie wawe ashatse umugabo. Noneho auntie wawe abyaye abana. Umwana wa auntie wawe, umwana wa nyoko wanyu mu Kinyarwanda ubundi aba ari umuvandimwe wawe, ni cousin. Nanone umwana wa nyogosenge mu Kinyarwanda aba ari mubyara wawe, mu Cyongereza ni kimwe, ni cousin. Mubyara wawe ni cousin mu Cyongereza. Hanyuma n'umuvandimwe wawe wo kwa nyoko wanyu nawe ni cousin. Ni kimwe no kwa uncle. Abana ba uncle wawe mu Cyongereza ni ba cousin. Abana ba auntie wawe nabo ni cousin, the same thing. Ngira ngo turabizi abana ba uncle wawe ngo ni abavandimwe bawe wo kwa so wanyu, cyangwa abana ba nyokorome babyara bawe ni ba cousin. Abantu bafite amakaye n'amakaramu gushobora kugenda bandikaho wenda cousin, gatandikaho mubyara wanjye, ni ba cousin. This is O, iyi ni O ntabwo ari A. Cousin, ngira ngo turi kubyumva neza. Cousin. Now tugaruke hano. Ufite umuvandimwe w'umugabo, niba uri umukobwa, umuvandimwe w'umuhungu, ubwo ni musaza wawe. Musaza wawe arashatse, uwo muntu ashatse ni sister in law wawe. Umugore wa musaza wawe ni sister in law. Umugore kandi wowe niba uri umuhungu, umugore wa murumuna wawe cyangwa wa mukuru wawe ni sister in law mu Cyongereza. So this is your sister in law. Hanyuma sister in law ubwo hano biroroshye. Hanyuma byoroshye hano urabona ko turi hafi kuri wowe umuvandimwe wawe w'umuhungu. Wowe niba uri umugore cyangwa uri umugabo, umuntu w'igitsina gabo wese muvukana yabyaye umwana, ubundi wowe niba uri umugabo umuvandimwe wawe akabyara umwana, automatically niba ari umuvandimwe wawe w'umuhungu mu Kinyarwanda uhita uba se wawe, umwana ahita aba umwana wawe. Rero ubwo yari umuhungu aba ari nephew rero ashobora kuba
umwana ubereye se wabo umuhungu, ubwo ni umwishywa wawe. Mu Kinyarwanda ni umwishywa wawe. Uyu nawe ni umwishywa wawe. Uyu nawe ni mwishywa wawe, ariko mu Cyongereza biratandukanye. Abishywa mu Kinyarwanda b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bose ni kimwe, ariko mu Cyongereza abishywa b'abagabo cyangwa b'abahungu ni aba nephew, hanyuma b'abakobwa bakaba aba niece. Aba ngaba rero mu Cyongereza dushaka bose twabita aba nibblings. Nibblings ni nk'uko abavandimwe wawe, sister wawe na brother wawe tubita aba siblings. Abavandimwe muri rusange, siblings. Brother wawe na sister wawe ni aba siblings. Byoroshye noneho kurushaho. Wowe dore uracyari hano, wowe ngira ngo urabyibuka, uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, I'm not sure about it, ariko nawe ugize umugisha. Hano reka twimagine first of all ko wowe uri umuhungu, you are a man. Hanyuma ushatse umugore wawe ni wife. Hanyuma niba uri umukobwa ushatse umugabo wawe ni husband. I think we understand this the same way. Niba uri umugore wawe, that's your wife. Niba uri umugabo wawe, that's your husband. Noneho imagine ko mugize umugisha, murabyaye abana banyu, umwana w'umuhungu ni son. You can say this is my son. Uyu ni umuhungu wanjye. Hanyuma niba mubyaye umukobwa, she is automatically your daughter. Ni umukobwa wanyu ni daughter. Aba rero n'abana banyu ni children. Generally these are your children. Aba ni abana banyu wowe niba warashatse umugabo cyangwa umugore. Son ni umuhungu, daughter umukobwa. Babaye benshi sons, babaye bake daughters. Wenda tuvuge yuko mwamaze no gukura, hanyuma abana banyu nabo bagera igihe cyo gushyingirwa. Niba umukobwa wanyu ashyingiwe, ubwo abazaniye umukwe. Umukwe mu Cyongereza ni son in law. Umukwe ni son in law. Hanyuma umukazana ni daughter in law. Umukwe son in law. Umukwe ubwo ni umugabo w'umukobwa wawe. Hanyuma umukazana akaba umugore w'umuhungu wawe. Son, urabona mu Cyongereza biri very simple. Son, harimo kantu ko kuba umuhungu wawe. Umugabo w'umukobwa wawe ni son in law. Harimo kantu hano. Hanyuma son in law, daughter in law akaba ari umukazana. Abana banyu rero nabo bashobora kuzabyara. Daughter, umukobwa wawe, azanye umukwe, nabo barabyaye. Abana babyaye sabuzukuru se mu Kinyarwanda ni abuzukuru. Abuzukuru b'abahungu ni ba grandsons, grandson umwe. Hanyuma umwuzukuru w'umukobwa ni granddaughter. Hano ubwo ni kimwe nuko umuhungu wawe nawe yashaka umugore bakabyara abana, abo bana ni abuzukuru automatically, grandson. Hanyuma hano generally abuzukuru mu Cyongereza muri rusange tutarebye ku gitsina ni grandchildren. Abuzukuru muri rusange. Umwuzukuru umwe mu Cyongereza ushaka wamwita, udashaka kuvuga igitsina yaba grandchild. Reka mbyandike ariko ubwo hari abahise babimenya. Grandchild umwe, umwuzukuru umwe. Grandchild, children ngira ngo tumaze kubimenya yuko ni ubwinshi bwa child ubundi muri rusange n'umwana wawe tutarebye igitsina. Hanyuma baba benshi children. Grandchild umwuzukuru umwe, grandchildren abuzukuru benshi. Ubwo iby'ubuvivi n'ubuvivure wenda ntabyo tuzabirebaho, ariko ni grandchildren. Ntabwo nashatse ko tubivugaho uyu munsi, reka tube tugarukirije aho ngaho. Muraza kumbwira uko mwabibonye, uko mwabonye video, niba koko mwabonye biri complicated cyangwa muri kubyumva neza. Ibindi dushobora kuzabikomeza tukaba twanageza kure haruta aha ngaha twagejeje uyu munsi. Anyways, ngira ngo ntacyo twasigaje. Muraza kumbaza muri comment section niba hari icyo mutumvise neza, ariko mwibuke no gukora subscribe. Mukore subscribe, mwiyandikishe muri ino class kugira ngo abanyeshuri bakomeze kwaguka, umuryango wacu ukomeze kwaguka. Ariko abashaka no kwiga online, text or call us on that WhatsApp number. I hope you understood each and everything. We are hopefully going to meet in the next videos. Thank you. Take care.